Ubuhinzi buvuguruye cyangwa ubuhinzi bwa kinyamwuga bukomeje kuza ku isonga mu bituma ubukungu bw'u Rwanda buzamuka. Mu ntara y'Amajyaruguru bagira umwihariko w'ubuhinzi bw'ibirayi bifite isoko mu Rwanda hose. Kuvugurura ubwo buhinzi kugira ngo burusheho gutanga umusaruro bijyana no gushaka imbuto nziza bikorerwa habugenewe. Aho rero BDF yahateye imboni muri gahunda yayo yo gufasha imishinga y'ubuhinzi. Aha ni mu karere ka Musanze. Ku bufatanye na SPI Minagri BDF twabashije gukorana n'imishinga itandukanye hano muri Musanze, aho twafashaga ari n'imishinga twafashije ari muri sekiteri zitandukanye, ari ziri muri sekiteri wenda y'ubuhinzi twavuga nko mu birayi, aho twafashaga amakoperative kuba babona aya makusanyirizo meza agezweho kugira ngo babashe gufata neza umusaruro. Akabaho n'indi mishinga twafashije ari mu gufata neza umusaruro n'ukomoka ku bigori, ari nabo twafashe kubona transport wenda zibasha kujyana wa musaruro ku isoko. None icyo navuga wenda ku mushinga SPF Kigega, mu mushinga uriweho navuga ko ari joint venture, ari abari company n'amakoperative yishyize hamwe kugira ngo babashe gukora umushinga ujyanye no gufata neza umusaruro w'ibirayi. So izo site eshatu twabashije kubafasha kugira ngo babashe kubona navuga ubwanakiro cyangwa se wayahoze nini ibasha kubafasha kubona wa musaruro. Rero muri iyo nyubako ari uruhare twagizeho kugira ngo babashe kubaka no kubafasha mu mahugurwa kugira ngo babashe kwiteza imbere, babashe no kujyana n'igihe no kugira ngo ikibazo uko mubizi wenda ikibazo cy'ibirayi cyangwa se kubona imbuto nziza y'ibirayi ari ikibazo, bityo bikaba ari imwe mu bisubizo byaje byunganira iyo mishinga kugira ngo cya kibazo cyo kubona imbuto nziza cyangwa se no kubona umusaruro uhagije w'ibirayi tugenda tugikoraho. Umuyobozi wa SPF Joint Venture niwe ukurikirana umunsi ku munsi imirimo y'ubutubuzi no guhunika imbuto y'ibirayi. Arasobanura uko bakoranye na BDF bagashobora kunoza kurushaho ibyo bakora. Binyuze muri Pasipiri muri Minagri ndetse na BDF baduhaye amakuru meza yuko bashobora gutera inkunga abatubuzi n'abahinzi bari bibumbiye muri SPF Kigega ndetse n'amakoperative. Icyo gihe BDF na Pasipiri badufashije kubona inkunga ingana na miliyoni zirenga 450. Noneho iyo nkunga ikaba yaradufashije mu kubaka ibikorwa remezo bigezweho birimo amastoke agezweho nk'ubu dufite. Navuga yuko turi mu bantu bafite amastoke manini atubutse abasha kwakira umusaruro mwinshi, aho buri stoke ibasha kwakira imbuto zingana na toni 500. Izo stoke eshanu baduhaye zadufashije kubasha koko kushyiramo imbaraga mu kwegeranya umusaruro mwinshi, bityo abahinzi babona aho babasha kugurira imbuto bitabagoye. Icyo gihe umushinga wa Pasipiri ikorera muri Minagri watangaga inkunga, ariko BDF igafasha gushyira mu bikorwa iyo nkunga, igafasha kuyicunga, igafasha gukurikirana abagenerwabikorwa ndetse ikanabafasha kugira ngo niba bafite inyandiko z'imari zize kuba ziboneye kandi zigenda neza. Kandi ibyo bintu ni ibintu by'ingenzi kugira ngo umugenerwabikorwa abashe koko gutera imbere, abashe kugera ku ntego yiyemeje. Uyu mushinga wagize impinduka mu by'ukuri yaba hatuzengurutse, kuko hari abantu benshi babashije kubona akazi muri SPF biturutse mu mushinga. Habakenewe abashinzwe stoke nk'izi ngizi tuba dukeneye babandi bakora imirimo ya buri munsi yo gutunganya imbuto z'ibirayi, tuba dukeneye babandi bikorera buri munsi imbuto bazipakura bazipakira. Ariko tugiye no mu batekinisiye, mu by'ukuri twari dufite nk'abatekinisiye babarirwaga nko muri za 20, ariko ubu ngubu dufite abarenga 60. Bivuze yuko mu by'ukuri koko ibi bikorwa bigenda bihindura ubuzima bw'abahinzi, ariko bikanahindura koko n'ubuzima bw'ikigo muri rusange, kikaba ikigo gikora mu buryo buri professional cyangwa mu buryo bwa kinyamwuga, kigatera imbere ku buryo koko kiza mu ruhando rw'ibindi bigo biteye imbere mu gihugu. Ibi rero byateje imbere cyane abahinzi n'abatubuzi ku buryo iterambere ryigaragaza. Muri company tugendera ku migabane uko umuntu yashoye niko yunguka. Mu by'ukuri kuva twatangira muri 2015 tugenda tubona inyungu ku buryo ubona ko umunyamigabane uri muri company w'umutubuzi buri mwaka agira ikintu abona. Ku bijyanye rero noneho n'ubuzima bwacu dusanzwemo muri rusange, ndatubura
ngatubura imbuto z'ibirayi ntabwo mvuga ngo ziragurwa nandi kuko mba afite kampani hari iri bungurire ku giciro cyiza tugendeye hejuru y'igishoro. Mu butubuzi bw'ibirayi habamo ibyiciro byinshi. Umutubuzi ushaka gutubura imbuto bita pre-basic murayibona hano mu kigega, ushaka gutubura basic nawe arayibona, ugiye no kuri certifié ya mbere arayibona. Nuvuga ngo ubu twagiye dushama amakategori ku buryo ikibazo cyakemutse buri mutubuzi rwego ashaka gutuburaho abonaho atuburira. Tugendeye kuri ubu buhamya, igihe cyo guteza imbere ubuhinzi bukaba ubuhinzi bwa kinyamwuga buhingira isoko kandi bukungukira nyirabwo cyarageze. Nta yindi ntumwa rero, kampani, koperative, abantu ku giti cyabo bari mu buhinzi, aya mahirwe ntabacike. BDF yiteguye kubakira mukajya inama zibyara amafaranga.